twagarutse kuri za video zanjye z'ubwenge ni William Future. Uyu munsi ngiye kubabwira hamwe amagambo y'ubwenge. Utega amatwi, I am the future. Iyo ubukene buje ku muryango wawe, urukundo rusohokera mu idirishya. Ako ni akantu k'ubwenge ugomba kumenya. Kandi ubunyangamugayo niyo shapitire ya mbere mu gitabo cy'ubwenge. Isi izakubaza uwo uriwe. Mu gihe utazaba ubizi, isi izabasha kukubwira uwo uriwe. Icyo ni ikintu ugomba kumenya uyu munsi. Ubyangu byemere. Uzaba umunyabwenge umunsi uzatangira gushirirwa n'amafaranga. Aho ngaho nibwo uzamenya ko isi nta mikino ifite. Niba hari ikintu utinya ndetse ubugihaye imbaraga kurusha wowe izo utekereza ko ufite. Uko turushaho kugabanuka mu bumenyi bw'ibintu cyangwa se uko turushaho kuba hari ibintu tutamenya, niko ibisobanuro birushaho kugenda byiyongera. Ntuzigere uvuna abana bawe urushaho kugira ngo utume uborereza ubuzima bwabo, ubereka ko kubaho kuri isi byoroshye. Oya, abana bawe uri kubavuna amaguru, bereka uburyo cy'isi babaho. Ururimi rw'ikigoryi iteka ruhora ari rurerure, ruvuga n'ibintu byinshi. Buriya ijisho rimwe ni umuhamya mwiza kuruta amatwi abiri. Uzakoresha mu buzima ukuboko k'umwanzi wawe gufata inzoka. Ibyo bintu ari byo uzakoresha. Ingano y'imitekerereze yawe nizagena ingano y'ubuzima ubaho. Uburyo utekereza ndetse n'ingano y'imikorere cyane cyane yako ngako uzabibona mu buzima bwawe. Uko akenshi urushaho kumenya ibintu byinshi, ni kurushaho no kumenya uburyo cyuri umusazi. Experience niwe mwarimu w'ibintu byose tuzajya tubona kuri isi kandi tugomba kugenderaho. Kandi ibintu byose mu buzima uzabona bigura amafaranga, ibyo bintu byose biraciriritse mu buzima. Ukubabaza uyu munsi n'uri kugukomeza ejo hazaza. Jya umenya ubwenge. Niba nta mwanzi wifitemo muri wowe indani, abanzi bo hanze nta kintu bazagutwara. Ibyo byo ubishyire muri wowe. Dutinya hazaza kubera ko tuba turi kwangiza uyu munsi turiho uyu munsi. Ariko uyu munsi uramutse wafashe neza uyu munsi dufite, hazaza ntihakaguteye ubwoba. Jya umenya ubwenge. Ikigoryi iteka kirwa kigendagenda kikibaza byinshi, ariko umunyabwenge we abaza ibibazo abantu. Niba ushaka kugira ngo ubanze umenye iherezo, mbere na mbere banze utangirire witegereze itangiro ry'ikintu. Iyo uvuze ikintu kimwe, umuhanga yumva ibintu bitatu. Jya umenya ubwenge. Buriya uzahitemo ubwisanzure bubi kuruta amahoro y'ubukoroni. Akenshi ibikorwa byinshi uzabibona bihishwe inyuma ibikorwa byinshi uzajya ukora, ndetse na za mbaraga nyinshi ushyira mu bintu uzabona arizo akenshi usanga arizo zihishe inyuma y'ibintu byiza uzajya ubona. Inyuma ya bino bintu byiza ubona, inyuma yaho hari ugukora cyane ndetse na za mbaraga nyinshi ushyira mu bintu. Buriya wa muntu ujya ubaza ibibazo byinshi ntabwo yabasha kwirinda ibisubizo. Umunyabwenge iteka azajya ashakisha akora n'amahitamo menshi n'amahirwe menshi kuruta ayabona. Guhangayika bizaguhereza ibintu bito kandi bigutere n'agahinda.
buriya abantu bose uzabona bakunda gusa nkaho bakiritika intege nkeya z'abandi bantu, nuko akenshi babirengagije amakosa yabo n'izabo intege nkeya zabo. kandi ugomba kumenya ko inama y'umuntu mukuru iteka ntabwo izakuyobya keretse mu gihe yayobye akiri muto. akenshi umuntu uvuga ukuri ntabwo aba akeneye kuvuga amagambo menshi. ni nayo mpamvu nawe iteka mu gihe uri kuvuga ukuri, vuga ukuri ntuvuge ibigambo byinshi. ubuzima bwiza ni bwa bundi bugaragaramo urukundo, kandi ikindi bukayoborwa n'ubwenge. ubwo ni bwo buzima bwiza. umunyabwenge ntabwo atanga igisubizo cya nyacyo, ahubwo araceceka akabaza ikibazo cya nyacyo. umunota umwe wo kwihangana ungana n'imyaka 10 y'amahoro. jya umenya ubwenge. hari inyanja iba iri hagati yo kuvuga ndetse no gukora. ujye witondera rero umuntu uvuga ariko ntakore. ibyizero ni umugati w'abakene, ni nawo ubatunga. kugira ngo uzabanze umenye ibyo abantu batekereza, uzabanze witondera ibyo bakora kuruta ibyo bavuga. jya umenya ubwenge. kora subscribe niba ukiri hano, ntuharenge utarakora subscribe na like. ni kuri I am the future, uri am the future. turacyakomeje. ikinyoma gishoboye kurimbura ukuri nk'igihumbi. niba utabasha gukora ibintu byiza, byibuze niba utabasha gukora ibintu byiza bidasanzwe, byibuze kora utuntu duto ariko dukore mu buryo bwiza. niba utabasha gukora ibintu binini, confidence ni igice cy'intsinzi. buriya ufite confidence mbere yo kugera, buriya uba wamaze kugira igice cy'intsinzi mbere yo kwigeraho yuzuye. ntuzigere utera ihane cyangwa se ngo ukomplaininge, ahubwo iteka ntuzigere unabasha kugira ikindi kintu usobanura. oya, kora. kibe ikintu cyiza cyangwa kibe ikintu kibi, iteka gihora kizana resulta, gihora gitanga umwanzuro. buriya abantu bacecetse, ba bantu batuje, ba bantu bitonda, iteka nabo bagira ibitekerezo bisa nkaho bifite urusaku. ujye ubitondera. kimwe mu gitekerezo cyiza uzasanga aricyo kintu kiba cyoroshye mu buzima. ubuzima bwacu butangira kurangira umunsi tubashije guceceka. ukuri ni kuzigera kubikosa, kabone n'ubwo nta muntu waba ukumva, kabone n'ubwo kwaba kweme ndetse abantu benshi baguhakana. aho imbaraga ziyobora, ubutabera ntabwo buhaba. aho ubutabera buba, imbaraga ntiziyobora. ibibazo byinshi tubona muri iyi si bitezwa n'abantu bifuza kugira ngo babe abantu b'ingenzi, baba abantu b'imfura. ibibazo byinshi tubona bitezwa n'abo bantu bashaka kuba abantu b'ingenzi mu buzima. imbaraga no gukura, ibyo bizaza biturutse muri kwa gukomeza gushyiramo imbaraga no gukomeza kurwana mu buzima, guhangana, udahemuka. ubundi ubuzima buba ari bumwe, twabumara duseka cyangwa se twabumara turira. ubuzima buhora ari bumwe kugeza igihe uzahindukira imitekerereze yawe ukayihindura. buri munsi uzahora uhura n'ibintu bimwe, uhora aca muri ibyo bintu, keretse igihe uzagirira igihe ugahindura iyo mitekerereze. kubaho mu guhangayika, ibyo bintu uba uri gutumira urupfu kugira ngo ruze rwirukanka mu buzima bwawe. cyo rero icunge. ntuzigere uca mu ijambo umwanzi wawe mu gihe ari gukora amakosa. mureke. ubwiransi ni imyitwarire akenshi abahombyi iteka baba bafite. ubwirasi burangwa n'abahombyi.
abahombye iteka mu buzima nibo babandi batanga impamvu yuko batigeze bagera ku kintu na kimwe, yuko batigeze babasha gutsinda. Ariko iteka umuntu uhora utsinda, umuntu uhora ugera ku bintu bye mu buzima, ni ba bantu bakora amateka yo kwirwa buri munsi batanga impamvu ngo wenda mvuka aha, ngo wenda afite biriya, ngo wenda wameze gutya. Ibyo ni imitekerereze y'abahombye. Ariko abantu batsinda iteka nta mpamvu n'imwe biha yo kudatera imbere. Abantu iteka mu buzima ntibifuza kumva ukuri, kubera ko nta nubwo bashaka yuko bya binyuma byabo babeshya abantu byangirika. Icyo kintu ugomba kukimenya. Iteka ntuzajya uvuga ibyo wakoze, ahubwo ntuzigere unavuga n'ibyo ugiye gukora. Reka ibikorwa ari byo bivuga. Menya ko umunsi uzaba ugeze ku iherezo ry'uwo mugozi uriho, ugomba kujya uzirika, ahubwo ugahasiga ipfundo maze ukarimanika. Iteka ikigoryi kibona undi muntu ari gusa nk'aho ari kujya hasi, ari gutsindwa, akabihindura topic y'ikiganiro, akabihindura ikiganiro iyo abonye abandi bantu bari kujya hasi. Ariko umunyabwenge iyo abonye undi muntu ari kujya hasi, abibona nk'isomo ndetse akabibona nk'agasopu, nawe ubwo agomba kwitonda ibiri buze kumukurikiraho. Ariko ikigoryi cyo kizabibona nk'aho ari umunyenga, kibigira ibiganiro bikinezeza. Nta dini ku isi uzabona riruta ukuri. Ukuri niko dini nyaryo. Imbuto nicyo kibi, imbuto z'ikibi uzizibonaho mu buzima bwawe n'ubunebwe no kutifuza gukora. Umuriro ucaniye umwanzi wawe, uwo muriro niwo uzagutwika kurusha uwo mwanzi wawe. Iyo umunsi uzajya uba uri kurya imbuto, uzajya utekereza wa muntu wazihinze, utekereze na wa muntu wahinze cya giti cy'izo mbuto uri kurya uyu munsi, maze urusheho kujya wumva ugomba gufata abantu neza. Impumyi ni wa muntu utagira igitabo. Ntuzigere ubeshya umuntu kwizera, ntuzigere unizera umuntu kubeshya. Iyo ndyarya. Nta muntu wabasha gukura mu gihe atabasha kwemera utuntu dutoya ngo abashe kutwakira. Umunsi ushaka iterambere no kugira ngo uzatere imbere mu buzima bwawe, ugomba kwiga kwemera utuntu duto, kari two tubanza kuza mu buzima bwawe mbere yo kwakira ibintu binini bigari. Umunota umwe wo gutera imbere ushoboye kuba wishyurwa byibuze nk'imyaka myinshi yo kugira ngo ugere kuri wa muntu utawiterambere. Uzabe wowe, kubera ko undi muntu uwo ari we wese yaratwawe. Wowe ba wowe. Niba wifuza kuba undi muntu, uriya muntu baramutwaye ntabwo ari wowe. Wowe ba wowe. Agaciro k'igitekerezo kaba kari mu kugikoresha. Nutagikoresha uba uri kukambura, nta gaciro kiba gifite. Ikibi kinjira nk'urushinge, ariko iyo kimaze kugeramo imbere gitangira gusakara nk'igiti cy'inganzamarumbo. Uzajya wibuka ko nyuma y'imvura iteka haba haza, nyuma y'imvura nyinshi na nyuma y'imiraba haza umukororombya. Ntabwo ubwenge buza mu ijoro rimwe. Nta muntu uzaba igipfamatwi nk'umugabo udashaka kumva. Iteka mu buzima dukunda gutegereza ikintu kitari buze. Kandi ikindi, umwami ntabwo azigera agera ku ngoma adafashijwe n'abakuru. Umuyaga ntabwo wangiza igiti n'ubundi cyabashije kwigonda. Oya. Kandi ugomba kumenya ko aho imigezi ibiri ihurira, amazi iteka ntabwo ajya atuza. Muri wa mwanya w'ibibazo ugezemo mu buzima bwawe, umunyabwenge azurira
azatangira abashe kubaka ikiraro, nyamara mu gihe ikigoryi cyo kizubaka damu. Akenshi ubunebwe bugaragaza abakire yuko babufata nk'aho ari bwo bwenge bw'abakene. Ubunebwe nibwo bwenge bw'abakene. Ubumenyi burya buruta imbaraga. Ibyo ni ibintu ugomba gushyira mu mutwe wawe no mu bumenyi bwawe ukabumenya. Akenshi umukozi mubi anenga ibyuma bye, ibikoresho akoresha kugira ngo akore. Niba ushaka kugira ngo uzubahe mu buzima bwawe, ugomba nawe ubwawe kugira ngo wiyubahe. Umuntu utabasha kugirwa inama, nta nubwo uwo muntu yabasha gufashwa. Umunsi amahirwe ari gukomanga iwawe, ntuzicare maze ukomeze wicare aho ngaho maze utangire gukomplaininga n'urusaku rwinshi. Oya, intebe nini ntabwo ari ibasha kugira umwami. Oya, itandukano riri hagati y'ibuye ritura umuntu na ryabuye umuntu akandagiraho kugira ngo atere imbere ni uburyo wowe urikoresha. Nurikoresha nk'ibuye riguteza imbere uzatera imbere, ariko nurikoresha nk'ibuye rigusitaza rizagusitaza. Itondera uburyo cyubana n'abantu. Iyo umufuka urimo ubusa wawe, akenshi abacamanza baba babaye ibipfamatwe hamwe nawe. Ugomba kujya umenya ubwenge. Iyo utabasha gufata ifi, ntukajya ubasha kunenga inyanja. Oya, kuko akamaro k'ubwenge kuba ubufite ukabukoresha. Umunsi abantu tuzaba turi kurwana, twese turi hamwe turi kuryandirana, ntabwo tuzabasha kunesha umwanzi. Abantu nibyo biremwa byonyine bibasha kwishyura kuri iyi si kugira ngo bibashe kubaho. Nyamara inyamaswa zo zibaho for free. Uzagurisha umugabo ifi, azayirya arya n'iz'uwo munsi, ariko nuramuka umwigishije uko aroba ifi, uzaba wangije bizinesi yawe n'uburyo ki wakoraga akazi kawe. Ibyo mbabwiye umunyabwenge ari kubyumva. Abo bantu bakomeza iteka bashaka kwiga mu buzima, abo bantu bazakomeza no gukomeza bazamuka mu buzima. Iteka mu buzima bwawe, niba utifuza kugira ngo utangire gukorera kugira ngo uzagere ku bintu bidasanzwe, iteka nawe nta nubwo uzigera ubasha kugira n'utuntu na duke ubona. Amwe mu makuru adasanzwe ava mu bana, kubera ko abana iteka bakunda kuvuga ibyo bazi, bagera ibyo batazi bagaceceka. Nicyo kintu cyiza uzamenyera ku bana. Niba utarigeze ukira ku cyakubabaje, iteka uzahora uvira kuri abo bantu batigeze bakubabaza, batigeze bagukata. Uzajya uva aho hantu iteka mu buzima bwawe wumva udakunzwe, aho hantu wumva udashimwa, aho hantu wumva utubashywe, uzajya uhava. Ntuzigere uhagarika kuba umuntu mwiza kubera ko hari abantu bahinduye, cyangwa se hari abantu batabona ko ubwiza ubagira n'inkungu bahereza bayakira neza. Nubona abacamanza basa nkaho bari kukurwanya, vanamo ikirego cyawe, jya umenya ubwenge. Niba wifashe ukaba uri hagati y'abantu bari kugirana ikibazo, ariko ugafata umwanya w'uko uri hagati yabo, ubwo nta kindi kintu uhisemo kuba ku mwanya w'umuntu uri guhohotera undi. Icyo kintu ugomba kukimenya. Ndabisubiramo. Niba abantu babiri bafitanye amakimbirane,
ugafata umwanya wo kuba uri neutral cyangwa se uri hagati, ukanga kujya ku ruhande rumwe cyangwa se ukanga kujya ku ruhande rw'undi rw'ubushyigikiye, ako kanya uba ufashe umwanzuro wo gufata kujya ku ruhande rw'umuntu uri guhohotera undi, uba uri gushyigikira uri guhohotera. Jya umenya ubwenge. Gukora niyo nyama y'ubuzima, bikaba umunezero mu butayu. Niba utari umuhanga, byibuze ugomba nanone kuba uri umuntu ukora ibintu biri ku murongo. Ubuzima ni process yo guhinduka, ni process igenda ihinduka. Iteka umuntu wandikira ibigoryi, iteka ahora yizeye umubare munini. Ikigoryi kimwe kiba ari ikigoryi kimwe, ibigoryi bibiri biba ari ibigoryi bibiri, ibigoryi 10,000 biba ari ishyaka. Jya umenya ubwenge. Hari abagabo benshi batekereza mu buzima bwabo ko bari kugura ibyishimo, ariko nyamara ubwabo batazi ko ubwabo bari kwigurisha. Umugabo ashoboye kuzakora ikosa, ariko nanone ikigoryi nicyo ubwacyo kizagomeza kuguma kuri rya kosa ryacyo, kitabasha kurihindura. Kugira ngo uzagere ku bintu byinshi bidasanzwe mu buzima, hari ibintu bibiri ukeneye mu buzima bwawe. Ukeneye umupango nyawo, kandi ukamenya ko udafite igihe gihagije. Abantu benshi uzabona bameze nk'abandi bantu, ibitekerezo byabo ni ibitekerezo by'abandi bantu, imibereho yabo bigana imibereho y'abandi bantu. Ugasanga mu by'ukuri abantu bameze nk'abandi bantu kubera ko babayeho mu kwigana. Nta muntu n'umwe uzagumaho mu buzima, abantu bose baza mu buzima bwawe kubw'igihe runaka. Nezererwa rero na buri gice cy'ubuzima bwawe, maze ukomeze ubuzima bwawe kuri abo bose uhura nabo. Umunyabwenge iteka ntabwo ajya avana mu kanwa ke amagambo atari ngombwa. Ugomba guhorana intego imwe yo gukora inshingano zawe, kubera ko ikiremwa muntu kizagushimira cya gihe uzaba watsinzwe, cya gihe uzaba wasebye, nibwo ikiremwa muntu kizagushimira. Njye nkunda inzozi z'ahazaza kubera ko ziruta amateka y'ahahise. Ntuzigere ugora undi muntu ku bintu bwawe nawe ubwawe wabasha kwikorera. Njye ndi umwe mu bantu bizerera mu mahirwe n'imigisha Uwiteka atanga, ariko nanone nkabona bigoye cyane mu gukora. Uko ndushaho kubigeraho, abo bantu bose iteka babasha kuba babona ibirenze biri mu gicucu n'ibindi na bimwe biryamye mu muco, ntabwo bazigera babasha kumva ndetse no kureka bonyine babashe kwizera ubwabo ubwinshi bw'ikintu kiri imbere yabo. Ntabwo bazabimenya. Turi ibyo duhora buri munsi dusubiramo gukora, kuko kugira amanota meza ntabwo ari ugukora neza, ahubwo ni ugusubiramo icyo kintu cyane. Ntuzigere ushyira ikintu wari gukora uyu munsi ngo ugishyire ejo. Oya, mu gihe urakaye uzajya ubara inshuro 10 mbere y'uko ugira ikintu uvuga, kubera ko nubona warakaye cyane uzabara inshuro 100. Ibyo bintu bizagufasha. Nubona ufite
umujinya uzaba ari inshuro 10, ariko mbere yo kugira ikintu uvuga nubona ufite umujinya mwinshi uzaba ari inshuro 100. Umujinya uzahita ugenda. Jya umenya ubwenge. Ikigoryi wakibwirwa n'imibare y'amakosa gikora ndetse n'inshuro gisubiramo ya makosa. Ibyo ni byo bizakubwira ikigoryi mu buzima. Niba ushaka kugira ngo uzagere ku bintu bidasanzwe mu buzima bwawe, niba ushaka ikintu utigeze ugira, ugomba no kugira ubushake bwo gukora ikintu utigeze ukora. Niba ushaka kugira ikintu utigeze ugira, gira ubushake bwo gukora n'ikintu utigeze ukora. Jya umenya ubwenge. Kora subscribe ndetse video zanjye ziri munsi kandi zizajya ziza buri munsi zibafasha. You're winning the future. I am the future.